Mu minsi ishize umuntu cyamamare ku mbuga nkoranyambaga Ashton Hall yageze mu Rwanda, urugendo rwakorewe abantu benshi ku isi. Amafoto n'amashusho yasangije abakunzi be yagaragaje ubwiza bw'u Rwanda, ibikorwa by'urukerarugendo ndetse n'ubuntu yakiriwe. Ariko se Ashton Hall yari mu ntoki? Yaje mu Rwanda gukora iki? Nihe yasuye? Ese mu rugendo yagize uruhare runini mu kumenyekanisha u Rwanda mu rwego mpuzamahanga? Muri iki kiganiro turasenga urugendo rwe, ibyo yakoze n'icyo yasobanuye ku bukerarugendo n'ishusho y'u Rwanda ku isi. Komeza urebe kugeza ku musozi kugira ngo utagira amakuru n'amwe gucira. Urugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda. Amateka ya Ashton Hall, uko yavuye ku nzozi zo gukina ni FR akaza kuba icyamamare mu gukurikirwa na miliyoni z'abantu. Muraho neza bakunzi ba Aka Update. Turabashimira uburyo mukomeje kudushyigikira no gukurikira ibiganiro tubategurira. Niba ari ubwa mbere mugeze kuri iyi channel, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ugakanda like, ugasangiza abandi iyi video, kandi ukatwandikira igitekerezo cyawe muri comment. Hari abantu baba byamamare kubera umuziki, abandi kubera filime, abandi kubera siporo, ariko hari n'abandi baba byamamare kubera uburyo babayemo buri munsi, bakabuhindura isomo rikuru isi yose. Umunsi tugiye kuvuga kuri umwe muri bo, Ashton Hall. Uyu ni umugabo wamenyekanye kubera imyitozo ngororamubiri, ubuzima buzira umuze n'amashusho agaragaza disipurine ikomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2026 urugendo rwe muri Afurika, cyane cyane ubwo yagiye mu Rwanda, rwakuriye ibitekerezo bya benshi. Ariko se ninde Ashton Hall? Yavuye niki cyatumye ava ku nzozi zo kuba umukinnyi wa American Football akaza kuba umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga? Ashton Hall yavutse ku wa 24 Ukwakira 1995 i Jacksonville, muri leta ya Florida, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ari umuntu uzwi cyane muri iki gihe, hari ibintu byinshi ku buzima bwe bwo mu bwana atigeze ashyira ahagaragara. Nta makuru yemejwe agaragaza amazina y'ababyeyi be cyangwa ubuzima bw'umuryango we, kuko yahisemo kubigira ibanga. Icyo tuzi nuko yakuriye muri Amerika, akunda siporo kuva akiri muto, kandi yari afite inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye wa American Football. Kuva akiri umwana, Ashton Hall yari azwiho gukunda imyitozo no guhatana. Aho bagenzi be bamwe bamaranaga umwanya mu mikino isanzwe, we yakundaga kongera imbaraga z'umubiri we no kwitegura kuba umukinnyi wabigize umwuga. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Ashton yinjiye muri Arlington State University, imwe muri kaminuza zizwi muri Mississippi. Aho niho yakomereje gukina American Football. Yari afite icyizere ko azagera mu marushanwa akomeye ya National Football League, ariyo shampiyona ikomeye ya American Football muri Amerika. Mu gihe ari muri kaminuza, yakoraga imyitozo ikomeye cyane. Buri munsi yakoraga amasaha menshi yo kubaka imbaraga, kwiruka no kwitoza tekinike. Yizeraga ko nta kindi kizabuza inzozi ze, ariko ubuzima siko buri gihe bugenda nk'uko umuntu abyifuza. Nyuma yo kurangiza kaminuza, Ashton yagerageje gushaka amahirwe yo gukina ku rwego rw'umwuga, ariko ntibyagenze uko yari abyiteze. Ntiyabonye amahirwe yo gukina muri NFL nk'uko yari yabirose imyaka myinshi. Ku bantu benshi, gutsindwa inzozi nk'izo bishobora gutuma bacika intege. Hari abahita bumva ko ubuzima burangiye, ariko Ashton Hall yahisemo gukora ikintu gitandukanye. Aricaye aribaza ati, ese niba ntashoboye kuba umukinnyi wa NFL, niki kindi nakora nkifashisha impano yanjye? Nibwo yatangiye kubona ko ubumenyi yari afite mu myitozo ngororamubiri bishobora gufasha abandi. Ashton yatangiye gukora nk'umutoza wa fitness. Mu ntangiriro ntiyarazwe, yakoraga imyitozo n'abakiriya bake, akabigisha uburyo bwo kubaka umubiri, kugabanya ibiro no kugira ubuzima buzira umuze. Ntibyari byoroshye. Hari igihe aburaga abakiriya, hari igihe amafaranga yabaga make, kandi hari n'abamubwiraga ko ibyo akora bitazamugeza kure. Ariko ntiyacitse intege. Yakomeje kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'imirire, imyitozo n'imitekerereze y'umuntu ushaka gutsinda. Yizeraga ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe, ashobora no guhindura ubuzima bw'abandi. Mu gihe abantu benshi bakoreshaga Instagram na TikTok bagamije kwidagadura gusa, Ashton yabonye ko bishobora kuba byo kureka isi ibyo ashoboye. Yatangiye gushyiraho amashusho y'imyitozo, uburyo yitegura umunsi, inama z'ubuzima bwiza n'uburyo bwo kugira discipline. Mu ntangiriro amashusho yakurikirwaga n'abantu bake cyane, ariko ntiyahwemye, yakomeje gushyiraho amashusho buri munsi.
nubwo hari igihe yabonaga abantu bake bayareba. Icyo gihe yari azi neza ko gutsinda bisaba kwihangana. Ntiyigeze atekereza guhagarika. Icyo ni icyemezo cyaje guhindura ubuzima bwe burundu. Ashton Hall ntiyari afite miliyoni z'abamukurikira mu ntangiriro. Yatangiye hasi nk'abandi bose. Yafashe telefone ye atangira kwifata amashusho y'imyitozo ngororamubiri, uburyo yateguraga amafunguro ndetse n'inama zafashaga abantu kubaka ubuzima bwiza. Icyo gihe ari amashusho yabonaga abantu magana make gusa, hari andi yabonaga ibihumbi bike. Ariko Ashton ntiyigeze acika intege. Yumvaga ko gukomeza gukora ibintu neza buri munsi aribyo bizamugeza ku ntsinzi, atari gutegereza video imwe rukumbi igahita imenyekana. Iyo discipline yagiye iba ikimenyetso cy'ubuzima bwe. Hari amagambo akunze gusubiramo mu biganiro bye agira ati "Success starts before everyone else wakes up." Intsinzi itangira mbere y'uko abandi babyuka. Niyo mpamvu yamenyekanye cyane kubera kubyuka kare, gukora imyitozo, gutegura umubiri n'ubwenge mbere y'uko umunsi utangira. Abantu benshi batangiye kumurebera ku kuba yarahinduraga ibikorwa bya buri munsi nk'amasomo yo kubaho. Mu myaka yakurikiyeho, Ashton Hall yatangiye gukora video zagaragazaga ibyo akora kuva abyutse kugeza atangiye akazi. Izi video zizwi nka morning routine. Zagaragazaga gahunda ihamye, kubyuka kare cyane, gukora imyitozo, kwita ku buzima, gutegura umunsi no gukora akazi gatandukanye. Bamwe bafataga nk'isomo rikomeye rya discipline, abandi bakabifata nk'uburyo bwo kureka ubuzima bwiza. Hari n'abafashe nk'ibintu bitangaje cyangwa bikabije. Icy'ingenzi ni uko izo video zatangiye kwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu gihe gito, amashusho ya Ashton Hall yatangiye kurebwa n'abantu babarwa muri za miliyoni. Abantu bo muri Amerika, Uburayi, Aziya na Afurika batangiye gusangira video ze. Hari abamwiganaga, hari abamunengaga, hari abamusekaga, ariko uko byagendaga kose izina rye ryakomezaga kumenyekana. Mu isi y'imbuga nkoranyambaga, kuba abantu bari kuvugaho mu buryo bwiza cyangwa bubi bishobora gutuma ibikorwa bye bigera ku bantu benshi kurushaho. Ashton ntiyagarukiye mu gukora video gusa, yatangiye kubaka izina rye nk'ikirango, brand. Yakoranye n'ibigo bikorera ibikoresho bya fitness, imyambaro ya siporo n'ibindi bicuruzwa bifitanye isano n'ubuzima bwiza. Yatangiraga no kugurisha gahunda z'imyitozo no gutanga inama zifasha abantu kugera ku ntego zabo z'ubuzima. Ibi byatumye ibikorwa bye bitari ibyo kwishimisha gusa, ahubwo bihinduka ubucuruzi. Kubera ubwinshi bw'abamukurikira, Ashton Hall yatangiye kubona amafaranga aturuka ku nzira zitandukanye, harimo kwamamaza ibicuruzwa by'ibigo bitandukanye, gukorana n'ibigo by'imyitozo ngororamubiri, gahunda z'imyitozo n'ubujyanama, n'amafaranga ava ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubufatanye n'abaterankunga. Abasesenguzi bavuga ko abantu bafite ababakurikira benshi nk'aba bashobora kwinjiza amafaranga menshi binyuze mu bufatanye n'ibigo bitandukanye, nubwo amafaranga nyayo yinjiza adatangazwa ku mugaragaro. Nubwo yamenyekanye cyane, ntabwo buri wese yashimishwaga n'ibyo yakoraga. Hari abanengaga video ze bavuga ko zimwe zigaragaza ubuzima butagerwaho na buri wese. Abandi bavuga ko gahunda ze z'imyitozo zishobora kutabera buri muntu. Ariko nawe yagiye agaragaza ko abantu batagomba kwigana buri kantu akora, ahubwo bagomba gufata amasomo abafasha kubaka discipline no kwita ku buzima bwabo. Mu gihe akomezaga kumenyekana, Ashton Hall yatangiye gukurikirwa n'abantu benshi bo muri Afurika, abakunzi bo muri Ghana, Nigeria, Cameroon, Kenya, u Rwanda n'ahandi batangiraga kumusaba kuzabasura. Yagiye agaragaza ko afite inyota yo kumenya Afurika no guhura n'abakunzi be baho. Icyo cyifuzo nicyo cyaje kuba intangiriro y'urugendo rwe rwari rugiye gutuma izina rye rivugwa cyane mu Rwanda. Iyo umuntu arebye ubuzima bwa Ashton Hall abona ko aho kuba icyamamare bitabaye impanuka, yatangiye hasi, akora cyane, yubaka izina rye buhoro buhoro, akoresha imbuga nkoranyambaga nk'urubuga rwo gusangira iby'akazi. Ariko hari ikintu kimwe cyari kigiye guhindura amateka yo kurushaho. Hari umusore w'umunyarwanda uzwi ku izina rya Kagarara wagize uruhare rukomeye mu gutuma Ashton Hall atekereza gusura u Rwanda. Ni gute aba bombi bamenyanye, iki cyabahuje, kandi ku cy'amaherezo Ashton Hall yafashe indege aza i Kigali. Ese Kagarara ninde? Kagarara uzwi cyane kuri social media, ni umwe mu basore b'Abanyarwanda bakoze izina binyuze mu mashusho asetsa agaragaza imibereho ya buri munsi n'uburyo bwihariye bwo kuvuga no gusabana n'abantu. Yari asanzwe afite abamukurikira benshi mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika. Kimwe mu byatumye amenyekana ni ukwihangira uburyo bwe bwihariye bwo gusuhuza, gusetsa no gukorana n'abaturage mu mihanda. Mu ntangiriro za 2026, Kagarara yatangiye gukora amashusho yiganaga cyangwa asubiramo bimwe mu bikorwa bya Ashton Hall, cyane cyane ibijyanye na morning routine. Aya mashusho ntiyari agamije kumuseka gusa, yari uburyo bwo guhuza umuco wa Afurika n'ibyo bimaze kwamamara ku isi.
abantu benshi bayakunze batangira kuyasangiza abandi. Bidatinze amashusho ageze kuri Ashton Hall ubwe. Mu mwanya wo kubifata nko gutebya cyangwa kumushinyagurira, Ashton Hall yabonye impano n'ubuhanga bwa Kagarara. Nibwo yatangiye kumwandikira no gusangiza abakunzi be ayo mashusho. Nyuma yo kubona ibikorwa bya Kagarara, Ashton Hall yatangiye kugirana nawe ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Abakunzi babo batangiye kubona ko bombi basubizanya ubutumwa, gusangizanya amashusho ndetse no kubakana morale. Icyo gihe abantu benshi batekerezaga ko bizagarukira kuri internet gusa, ariko siko byagenze. Ashton Hall yatangiye kuvuga ko yifuza kuzajya muri Afurika akabonana na Kagarara imbonankubone. Mu gihe amaze kubaka ubucuti na Kagarara, Ashton Hall yafashe icyemezo cyo gukora urugendo rwe rwa mbere rugari muri Afurika. Urwo rugendo rwari rugamije ubukerarugendo gusa, rwari rugamije guhura n'abakunzi be, kumenya umuco w'ibihugu bya Afurika, gukora amashusho mashya no kwerekana Afurika nk'umugabane ufite amahirwe menshi. Ni icyemezo cyashimishije abakunzi be benshi. Mu rugendo rwe, Ashton Hall yabanje gusura ibihugu birimo Ghana, Nigeria, Cameroon na Benin. Muri buri gihugu yakoranaga amashusho n'abaturage, agerageza kurya amafunguro gakondo, gusura abanyaburanga no kumenya umuco wabo. Aya mashusho yakomeje gukwirakwira ku isi yose, atuma abantu benshi batangira kubona Afurika mu yindi sura itandukanye niyo bakunze kubona mu bitangazamakuru. Mu gihe urugendo rwakomezaga, abakunzi benshi batangiye kwibaza bati, ese uzagera no mu Rwanda? Abanyarwanda nabo bakomeje kumwandikira ubutumwa bamusaba kuzasura igihugu cyabo. Icyo gihe Kagarara nawe yakomeje kumwereka ubwiza bw'u Rwanda no kumushishikariza kuza. Buhoro buhoro icyifuzo cyo gusura u Rwanda cyatangiye kuba gahunda nyayo. Mu butumwa butandukanye yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Ashton Hall yagaragaje ko yumvaga ashaka kureba ibihugu benshi bavuga ko gifite isuku idasanzwe, umutekano, iterambere n'abaturage bakira neza abashyitsi. Yashakaga kubyibonera n'amaso ye aho kubyumva gusa. Ibi nibyo byatumye u Rwanda ruba kimwe mu bihugu yari yiteguye cyane gusura. Nyuma y'iminsi mike, indege yari imutwaye yamanutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Abakunzi be bari bamaze iminsi bategereje uwo munsi, na Kagarara ubwe yari yiteguye kwakira inshuti. Byari bigiye gukurikira ntabwo byari gusigara mu mateka y'aba bombi, ahubwo byari no kwinjira mu nkuru zagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga no muri Afurika. Nyuma yo gusura ibihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Uburengerazuba, amaherezo indege yerekeje mu gihugu cy'imisozi igihumbi ari cy'u Rwanda. Abantu benshi bari bategereje kumenya niba ibyo bumvaga ku Rwanda yari kubibona nk'uko byavugwaga. Ese byagenze bite? Umunsi Ashton Hall yasisigaye i Kigali. Mu kwezi kwa Nyakanga 2026, Ashton Hall yasisigaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nubwo yari amaze gusura ibindi bihugu bya Afurika, yavuze ko afite amatsiko menshi yo kujya mu Rwanda kubera ibyo yari yarumvise ku mutekano, isuku n'iterambere. Ku kibuga cy'indege yakiriwe n'inshuti ye Kagarara, abafatanyabikorwa be ndetse n'abakunzi bari bategereje kumubona. Amashusho yafashwe uwo munsi yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ibyishimo byari hagati yabo nyuma y'igihe kinini bavugana kuri internet. Mu rugendo rwavuye ku kibuga cy'indege yerekeza mu mujyi wa Kigali, Ashton Hall yakomeje kureba hirya no hino. Hari ibintu bibiri yahoraga agarukaho. Icya mbere ni isuku. Yabonaga imihanda isukuye, ibikorwa remezo biteguye neza, ndetse n'uburyo abaturage bahiriza isuku. Icya kabiri yari umutekano. Yatangajwe n'uko abantu bagendaga batuje, n'uko umujyi usa n'ufite gahunda kandi utuje. Mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaje ko ibyo yabibonaga byarenze ibyo yari yarumvise mbere yo kuza. Mu minsi yakurikiyeho, Ashton Hall n'itsinda rye bazengurutse ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, basuye ahantu hazwi cyane, bafata amashusho y'imihanda, inyubako zigezweho, ubucuruzi n'ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Yagaragaje ko Kigali ari imwe mu mijyi ifite gahunda kandi ishimisha abashyitsi. Yavuze ko abantu baho bagira urugwiro kandi ko byoroshye kuganira nabo. Kubera ko yari asanzwe afite abakunzi benshi mu Rwanda, abantu batandukanye bifuzaga gufata amafoto no kumusuhuza. Nubwo gahunda yari ihuze, yagerageje kuganira na bamwe mu bafana be no kubashimira uburyo bamushyigikiraga. Ibi byatumye benshi bavuga ko ari umuntu woroheje kandi ukunda gusabana. Kimwe mu bintu byavuzwe cyane muri uru ruzinduko ni impano Ashton Hall yahaye Kagarara. Mu rwego rwo kumushimira ubucuti bwabo no kumushishikariza gukomeza gukora ibikubiyemo bifite ireme, yamugeneye imodoka nshya kugira ngo imufashe mu bikorwa bye bya buri munsi. Yamugeneye amadolari 5,000 y'Amerika agamije kumufasha gutangiza cyangwa kwagura umushinga we. Aya makuru yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bashimira icyo gikorwa nk'ikimenyetso cy'ubucuti n'ubufatanye. Hari n'abavuze ku byerekeranye n'uburyo imbuga nkoranyambaga zishobora kubaka ubucuti burenga imipaka.
Mu gihe ari mu Rwanda, Ashton Hall yafashe amashusho menshi agaragaza ubwiza bw'igihugu kubera ko afite abamukurikira babarirwa muri za miliyoni. Buri foto cyangwa video yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga yageraga ku bantu benshi hirya no hino ku isi. Abantu batangiye kubaza aho ayo mashusho yafatiwe, bifuza kumenya byinshi ku Rwanda. Ni kimwe mu byatumye abantu benshi bavuga ko uruzinduko rwabereye u Rwanda uburyo bwiza bwo kumenyekanisha abakerarugendo barwo. Mu gihe ari mu Rwanda, hanavuzwe ku biganiro byo kureba uburyo hashobora kuba ubufatanye mu kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo icyo gihe nta masezerano arambuye yari yatangajwe ku mugaragaro, uruzinduko rwagaragaje ko abantu bafite ijambo rikomeye kuri internet bashobora kugira uruhare mu kugeza isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Mu butumwa bwe nyuma yo gusura igihugu, Ashton Hall yagaragaje ko yishimiye urugwiro rw'Abanyarwanda. Yavuze ko yakiriwe neza kandi ko yanyuzwe n'uko igihugu giteye. Yashimiye Kagara n'abandi bose bagize uruhare mu gutuma urugendo rwe rugenda neza ku bakunzi be hirya no hino ku isi. Bagaragarije ko u Rwanda ari igihugu gikwiye gusurwa. Iyo umuntu usanzwe ukurikirwa na miliyoni nyinshi asuye iki gihugu, ibyo ashyira ku mbuga nkoranyambaga bishobora kugera ku bantu benshi kurusha kwamamaza bisanzwe. Niyo mpamvu uru ruzinduko rwafashijwe nk'amahirwe yo gukomeza kumenyekanisha u Rwanda nk'igihugu gifite umutekano, isuku n'ubukerarugendo bukuru. Ariko se uru rugendo ruzagira izihe ngaruka mu gihe kirekire? Nayo masomo Abanyarwanda bakora, abakora content ndetse n'abashoramari bashobora gukuramo. Mu myaka ishize, iyo igihugu cyashakaga kumenyekana cyifashishaga televiziyo mpuzamahanga, ibinyamakuru cyangwa amatangazo ahenze. Uyu munsi ibintu byarahindutse. Umuntu umwe ufite abamukurikira barenga miliyoni 10 cyangwa 20 ashobora kwamamaza igihugu mu masaha make kurusha ikigo cyamamaza cyabikoraga mu byumweru. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byatangiye gukorana n'abahanga mu gukora content creator, aba influencer n'abandi bafite ijambo rikomeye ku mbuga nkoranyambaga. Mu myaka ishize, u Rwanda rwashoye imbaraga mu kubaka isura yarwo ku rwego mpuzamahanga, kwamamaza ubukerarugendo, kwakira inama mpuzamahanga, siporo n'ibitaramo no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Bimwe mu byafashije igihugu kumenyekana. Iyo umuntu nka Ashton Hall asangije amafoto n'amashusho y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, aya mashusho ashobora kugera ku bantu batigeze bumva byinshi kuri iki gihugu. Hari n'abashobora guhita bifuza kurusura. Hari abashoramari bashobora gutangira kurushaho amakuru, hari n'abifuza kuza kuhakorera ibikorwa bitandukanye. Urugendo rwa Ashton Hall rwasigiye isomo rikomeye urubyiruko rwo muri Afurika. Mbere abantu benshi bategerezaga ko kugira ngo umuntu amenyekane ku isi bisaba kuba atuye New York, London cyangwa Paris, ariko uyu munsi umusore cyangwa umukobwa ushobora gufata telefone yari i Kigali, Lagos cyangwa Nairobi agashobora kugeza kuri miliyoni z'abantu. Icy'ingenzi ni ugukora ibintu bifite ireme, guhora uhozaho no kubaka icyizere cy'abakureba. Kagara ni urugero rw'uko umuntu ashobora gutangira ku mashusho yoroheje akagira aho akorana n'umwe mu bantu bazwi cyane ku isi. Nubwo imbuga nkoranyambaga zifungura amahirwe menshi, zifite n'inshingano. Abakora content bagomba kwitondera amakuru batangaza, bakirinda ibihuha n'ibinyoma, kuko ibyo basangiza isi bishobora kugira ingaruka ku isura y'igihugu cyangwa ubuzima bw'abandi. Kwamamaza igihugu ntibigarukira ku mashusho meza gusa, bisaba no gutanga amakuru y'ukuri no kubahiriza amahame y'itangazamakuru n'umwuga. Biragoye gupima aka kanya umubare w'abakerarugendo cyangwa abashoramari bazaza kubera uru ruzinduko rwa Ashton Hall mu Rwanda, ariko ikizwi ni uko amashusho n'ubutumwa bwa Ashton Hall bwageze ku bantu babarirwa muri za miliyoni. Ibyo ubwabyo bituma abantu benshi batangira kugira amatsiko yo kumenya u Rwanda. Kwamamaza nk'uku ni urugendo rurerure, umusaruro warwo ushobora kugaragara mu mezi cyangwa imyaka ikurikira. Icyo twakwigira kuri Ashton Hall. Inkuru ya Ashton Hall ntabwo ivuga gusa ku rugendo rwo kuva kuri Amerika ukaza mu Rwanda, ivuga ku muntu wananiwe kugera ku nzozi ze za mbere zo gukina NFL ariko akanga kwiheba. Yafashe ubumenyi yari afite abuhindura umwuga. Yakoresheje discipline, kwihangana no gukoresha neza imbuga nkoranyambaga kugira ngo yubake izina rye. Ni isomo rikomeye rivuga ko gutsindwa rimwe bidakura amahirwe yo gutsinda mu bundi buryo. Icyo twakwigira kuri Kagara. Na Kagara yatanga isomo rikomeye. Yerekanye ko impano ishobora kugera kure iyo ihujwe no gukomeza gukora no kudacika intege. Ubucuti bwe na Ashton Hall bwerekanye ko internet ishobora guhuza abantu batigeze bahura bakubaka amahirwe mashya. Urugero rugaragaza ko impano yo muri Afurika ishobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Urugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda rwabaye inkuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone rwatanze isomo rikomeye mu buryo isi y'uyu munsi ikora. Uyu munsi igihugu gishobora kumenyekana binyuze ku mashusho yafatiwe kuri telefone. Umuntu umwe ashobora guhindura uko miliyoni z'abantu zibona igihugu.
ariko ikintu gikomeye kurusha ibindi ni uko amahirwe nk'aya akomeza kubakwa n'ibikorwa bifatika, umutekano, isuku, serivisi nziza n'uburyo abaturage bakira abashyitsi. Ashton Hall azasubira iwabo amashusho ye akomeza gukwirakwira, ariko isura y'u Rwanda izakomeza kubakwa n'abanyarwanda ubwabo buri munsi. Niyo mpamvu twese dufite uruhare mu gukomeza kubaka igihugu cyacu no kugihesha ishema aho turi hose. Murakoze cyane bakunzi ba Aka Update kuba mwakurikiye ikiganiro kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Niba mwagikunze mukande like, subscribe, musangize iyi video inshuti n'abavandimwe banyu, kandi mutwandikire muri comment mutubwire icyo mutekereza ku rugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda n'uruhare rw'abakora content mu kwamamaza Afurika. Murakoze cyane kubana natwe, tuzongeye kubonana mu kindi kiganiro gishya cya Aka Update. Imana ibahe imigisha. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyana y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 30 Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.